uriya mwana yishe yanganaga n'uwanjye yari afite imyaka 4 uriya wanjye afite 4 urumva ko bangana yari afite ejo hazaza kuba umuturanyi yaza akakubwira ati mfatira umwana ndamugusigiye warangiza aho kugira ngo umufate nk'umuntu duturanye nk'ubona gutya nkamusigana n'abawe nkasanga wamwishe kandi twari dusanzwe tuzi kuri muzima ntago nafata umwana ngo musigire umusazi cyangwa umurwayi wo mu mutwe ibyo bintu wabikora ari wowe ntago wabikora rero niyo mpamvu twavuga birangi ngo pana umushinjacyaha uramwavoka wiwe yaravuze urahari abaturage no kubatera amabuye ariko buriya umushinjacyaha yavuze ni ryanyaryo na uramwanzuro bafasha wo kumukatira urumukwiriye twebwe nk'abaturage twabyishimiye kumukatira urumva bihagije gusa wowe ni nk'ikigihano mwumva genda cyaba nk'igihano ntabwo byari bihagije numva igihano umva cyakakwiriye kugira ngo mwumve muvuga ati kino gihano byibuze bihuriyemo reka nkubwire nuko ikosa ridakosorwa irindi ariko numvaga rwose kuba bamukatiye ntago byari kuba ari byo uruno ntabwo ibanyuze oya ntago tunyuzwe nukuri kw'Imana ntago tunyuzwe agiye kubaho neza ry'amasinzire umwana yarapfuye ntazagaruka kandi umwana yanganaga nabiwe bira rero Mana simbizi nuko nyine nta muntu wakwifuza ikibi ngikosa rikosozwa irindi tubaye ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi turi mu karere ka Bugesera Peter niho turi mu murenge wa Mayange aho twari twitabiriye iburanisha ryabereye mu ruhame ryaregwagamo Olive Mukangenzi ndetse na Sengumuremyi Evariste bakurikiranweho icyaha cyo kwica Hilton Gayere wishwe mu mwaka washize ngire ngo ni inkuru twagiye dukurikirana cyane agiye inagaruka mu nkuru n'ibiganiro twagiye dukora Peter bimeze bite suza abantu bacu kugira ngo yenda reka tubanze dushimire abantu badukurikira igihe ku gihe iyo turi mu biganiro nk'ibi abantu badukurikira umunsi ku munsi tumaze tubahe sariyoti y'abasivili niyo nkunda kubahangira abantu bakurikira Day to Day TV ndifuza ko nabakurikira rero Impanuro TV bakoze subscribe bakoze share bakoze comment ku biganiro byacu tubashimire yatangiye bivuga pasi mu ncamake niyo tugiye gufatanya inkuru hano nkuko yabivuze ko turi ku rukiko rw'ibanze ndavuga ngo rwaje gukorera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Kagenge niho rwaje gukorera mwabibonye no ku stand up twagiye dukora no kuvuga ngo rero impamvu twari turi hano nkuko bivuze ni urubanza twatuje gukurikira ruregwamo Mukangenzi Olive ndetse na Sengiyumva Evariste baregwa ku cyaha cyo kwica umwana bita Muvunyi Hilton Gayere uzi ku izina rya General uyu mwana ni inkuru zagarutse muri social media cyane ndetse no ku bitangazamakuru ubwo iyi nkuru yasesekaga nkuko ubushinjacyaha bwagiye bugagarukaho ndetse n'ubucamanza bavuga ku itariki 17 ko umwana yabuze ku itariki 18 bakaza kumusanga ari mu toilette yarishwe ni inkuru ibabaje abantu benshi bagiye bakurikirana inkuru z'iyi nkuru bagiye bavuga bati ntibyari bikwiriye ku mubyeyi nka Mukangenzi Olive wabyaye dore ko afite abana 3 ikindi ni umubyeyi ni umudamu wagiye aburana mu bwafatwa ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata mu ifungo n'ifungurwa nkuko ubucamanza bwagiye bigarukaho yaraburanye ifungo n'ifungurwa ubushinjacyaha birangira bumusabiye ko yakatirwa iminsi 30 arayihabwa araburana ku rukiko rwa Gasabo naho aburana ifungo n'ifungurwa ku rukiko rukuru naho bamukatira iminsi 30 asubizwa amageragere ndetse biza kurangira agiye kuburana mu mizi ariko ku itariki 9 yagomba kuburanira mu mizi ku rukiko rwa Gasabo tubanze tunababwira muribuka ko abantu benshi bagiye bagira impungenge bavuga bati kuki urubanza rutabereye mu ruhame nkuko n'ubundi izindi zibera mu ruhame bakaba kibaza bati niki cyaba cyavutse gituma uru rubanza rutagomba kubera mu ruhame kabandi ziza mu ruhame abaturage bakagira speculation nyinshi murabizi rumors zagiye zivugwa habayeho yuko uyu mubyeyi cyangwa se uyu mudamu Mukangenzi Olive hari ibyagiye bivugwa yaba ari kuri musaza we ukora muri Ribu waruhagarariye Ribu ya Nyamata numvise ngo baranamwimuye yaba ari abafite aho bahuriye na Mukangenzi Olive bivugwa ko ngo ari ukuntu azatekinikwa akavukamo yuko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe akazamuza akajya gupimishwa so mu rukiko rwa Gasabo rero mu nyamategeko cyangwa se mu ubunganira mu mategeko nkawe wari uhari pasi murabizi ko yagaragaje ko atigeze asoma dosiye yabo ubundi ikintu gihari tugiye guheraho uziko iyi nkuru yababaje abanyarwanda benshi cyane by'umwihariko kwica umwana ariko noneho bikongera n'uburyo bamwishemo bamukase bamwangije umutwe bakaze n'ibice by'umubiri yego
bikaza kugaruka ku rubanza rwari kubera mu ruhame kuwa kane washize ku itariki 9 nibwo rwari kubera hano mu ruhame ariko tuhageze dusanga urwo rubanza hano niba naruzi ahubwo rwajyanwe ku rukiko rwisumbuye rwa Gasabo ruherereye Rusororo ari naho icyo gihe urubanza rutabaye kuko ageze mu rukiko mo hagati yikoze ibintu kugeza nubwo umucamanza yavuze se twaje muri komedi twaje mu bije bintu narabyumvise ko sinigeze magera numva n'inzozi uko yabikoze hano ni nako yanabikoze aho ngicyo gihe ko yarahageze atangira ngo ngewe ngo urubanza rwe ngo ruzabera muri presidence ngo ihohoterwa rwo rikorerwa amageragere nko hano yagiye abivuga n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo abantu bakurikiye ikiganiro Peter wakoze na Kariza kuri Mukoranariyete bavuga ati kuki batamuzana mu ruhame aho nk'abandi bajye babazana ati bira n'uburyo bwo kugira ngo hagire uburyo runaka ibintu bizakuba byayoberwamo byayoberwa ikindi kintu cyababaje cyane ni uburyo kankafate nta kibazo okay nibwo buryo hari ahantu haba harimo imbaraga abantu twegeranye batangiye kurujura urubanza ngo rurarangiye none mubwire gure yagiye avuga ngo abantu muri kunseka mwese ntimutinda kuza kubona ko hari ikintu kiri bubabeho niko yabibategura niyo mpamvu baje gutanga ubuhamya bahise bavuga bati mubanze kuremo turiya tuntu yambariyeho n'utwo afite mu kaboko kuko urumva bakiga ko hari ikibazo gishobora kuba gihari yego noneho uwa mbere aravuga ati uyu mugore ni muzima mu magambo make ari byasobanura bya byinshi cyane uwa kabiri yaje ari Mutwara Sibo yaje aravuga ngo akimara kuko yakundaga kwawukana cyane ngo rimwe na rimwe akajya nataha akava mu modoka ngo itageze aho ajya ngo agakubita abantu akagenda afungwa donc akurikiranweho urwo rugomo yageze ku kindi kintu avuga ngo akimara kwawukana ngo bwa gatatu niba ari bwa gatatu sinibuka ari ngo ari kwawukana ngo yagarutse avuga ibintu biterekeranye ari nabo bantu twanaganiriye ngo arasige ngo yivugisha ikirundi ngo kazavuga ikinyamurenge ngo avuga ngo hindura ururimi ngo abantu bakibaza ariko mu gusoza ko asoza avuga ngo nta kibazo afite ni umuturanyi wo hafi nta kibazo cyo yari afite kuva na mbere hose ari naho haje kuzamo ikintu cyiswe iki inzoga yitwa Nobris uruganda rw'inzoga ya Nobris rwose nimba ari rwo ruri gukora bino byose rwagarutsweho cyane mu iburanisha avuze ko Oliva ikintu cyamuteye imbaraga cyo gukora kino cyaha ari inzoga za Nobris yakundaga kuvanga n'ikinyobwa cya Energy drink icyuma bavuze Nobris umushinga cyavuze ikinyobwa cyitwa Nobris ubwo abantu bayinywa mumenye ko iri gukoresha ibintu bitari byiza mubanze murebe kuri Nobris kabisa so ubwo noneho n'uwa gatatu nawe araza yari umumama aravuga ati Oliva ni muzima ibi ngibi ni ibintu bapanze byo kugira ngo bayobye uburari noneho urubanza rugire gute rupfukiranwe umucamanza donc umwungana amategeko yasavuga ngo basuzume n'inyandiko ngo umuryango wose wayisinyeho ko Oliva yaba afite iki trouble mentale yaba ari nayo mpamvu yaba yarakoze biriya bintu ukibaza uretse nanjye mbara akabazo nibaza Peter yego umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe tubyumve yenda ashobora gukubita umwana akamukomeretsa bibaho ashobora no gukubita ikintu umwana akaba yanapfa bibaho umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe yamenye kwicira umwana imbere y'abandi bana be arangije agiye kumura muri toilette ngo gukwirwamo afata icyemezo cyo gufata ibyuma nibuye akamutsindagiramo akanamukata yarangiza agategeka n'abana ngo gukoropa amaraso no kutazavuga uzavuga ngo azahita amugira nkuko ngo bafashe igisongo batera hano gihinguka hano mu ariko nta byavugiwemo bavuze yuko gusa yatewe icyuma agakubitwa n'amabuye no ku gikuta ndetse agafatwa n'amabuye akajugunya muri toilette abaturanyi be bavuze bamubonye umwana akurwa muri toilette yatewe ikintu hano mu muhogo hano reka tuvuge ibyavugiwemo hano wenda ibyo abaturage bavuze icyo cyuma batendiye kukubwira ayo abaturage ibyo bavuga nta wigeze amubona ariko yamaze kwicwa nta wamubonye bamubonye bamukuramo ariko hari abenshi uriya mwana yakuwe mu masaha y'ijoro abenshi ntabwo bigeze babibona barabibonye amatoroshe reka two kwatinda Ariete nawe ubwe nk'umuntu wabuze umwana ndetse nk'umuntu ufite aho ahuriye n'ibi bintu yabajijwe arabazwa ngo hari icyo wongeraho kuri ibi bintu bigaragaza yuko Oliva yazajya gupimishwa cyangwa se afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ndetse urubanza rukaba rutakomeza agaragaza yuko Oliva nta kibazo afite ndetse n'urubanza rugomba gukomezwa rukaburana yego urubanza rwakomeje rero urubanza rwaje gukomeza ndetse haza kugirwa no kuri Evariste ubushinjacyaha bwari bwavuze byinshi cyane ku mubano rafitanye na Oliva kugeza nubwo bageze ku ngingo yo kugira gute yo kurarana
oya bavuze kurarana kuryamana none se wararana n'umuntu mutaryamanye ibyo birashoboka mushobora kurarana yenda munasenga cyangwa munaganira munataramye ariko reka twumve ko bararanaga reka tubare ko tubifata yego iyo ngingo yo kurarana rero abantu bose bayivuze mitambona bararebanye ngo yego kuko n'abanyonzi twari twegeranye nawe se kuko umuntu byo sinzi ibintu bavuze ngo yajyaga gukubita ariko akaba yaramutwaraga yari umushoferi we utwara abana be abajyana ku ishuri ndetse akaba n'umushoferi we umutwara nk'uko atwara n'abandi bantu n'uko atwara n'ibindi bintu Evariste rero ngo yari umunyonzi Evariste ageze cyo kuba bararanaga ntacyo yakivuzeho yagerageje guhakana ibyo aregwa kuko yarabajijwe se kubyo ngewe simbizi nta nubwo ndi umwicanyi n'abaturanyi banjye baranzi ngewe ndi umunyonzi watwaraga abantu n'ibintu wantumaga ikintu rwose narakimutumikiraga ni nayo mpamvu yanagarutse ku bijyanye n'inzoga yabivuzeho buriya hari akantu kavuzwe nyuma bari kumubaza bati urongeraho iki agaragaza ko ushaka kugira icyo yongeraho ariko baramubuza ngo ibyo banditse ni inyandiko zakozwe azabisomerwa yagaragaje yuko ibijyanye n'inzoga bari kumurega ko iyo nzoga yayimuhaye ya Noblesse ndetse n'aka Inagi aravuga ati uyu mudamu yari ari mu modoka n'abana ansangaho narindi mayange antuma Kayinagi ndetse n'iyo Noblesse ndabimuzana nabishyira mu modoka n'abana be baragenda izo Noblesse rero nizo yanyweye arasinda arangije atinyuka kugira gute kumena amaraso nkuko hari ikintu ubushinjacyaha bwabivuzeho buvuga buti inzoga nimba adafite ikibazo cy'urwayi bwo mu mutwe inzoga nimba koko ubucamanza buzabisuzuma hari ahantu umushinjacyaha avuze ikintu abaturage mukomera amashyi cyane yabwiye inteko iburanisha ati niba koko uyu mugore Oliva yari afite uburwayi bwo mu mutwe uyu mwunganira yakaba yabivuze mbere yuko tuburana yego ibi byo kugaragaza uburwayi bw'umutwe ni tekinika ryakozwe kugira ngo bayobye iki urukiko mu gufata ibyemezo kubera ko iyo umuntu wakoze icyaha afite uburwayi bwo mu mutwe nta buryozwa cyaha bubaho ubwo rero ibyo ntimubishingireho byarabaye nyuma y'uko akoze icyo cyaha akagira ihungabana ry'amaraso yamennye y'umwana n'ibindi bintu anavuga ko ku bijyanye n'iby'inzoga igihe wakoresha ikijyanye kwiyobya ubwenge bigatuma ukora icyaha cy'ubwica ikintu bidashobora gushingirwaho bivugwa yuko ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ntuzi ko niyo utwaye imodoka wanyweye ukaba wagonga umuntu agapfa cyangwa se ugateza accident biguturutseho ntuzi ko donc ikintu cyose icyaha ufatwa nk'umuntu wishe umuntu cyane ubushinjacyaha bwagaragaje ko ibyo bintu bitagobye kuba urwitwazo umucamanza rero bufata nk'umwanzuro Oliva bwaje kugeraho aranicara atangira kuri za tirike atangira kugenda yisekeshwa aho abantu amabizu hari ahantu yagenda agatanga amabizu ayo mabizu mbibutse ko muraza kujya mubyumva twe ntitwabashe kubikavaringa aya mavideo aya mabizu yagiye atanga yayahaga bene wabo hari barumuna be n'abakuru be bari bicaye hano yagendaga bahaye amabizu abantu bazi ko hano n'abadamu bamuherekeje ahangaha bamukomera induru nabagiye abahereza amabizu uriya mugore ati n'umusazi ese hari ikintu ndi kwibaza mbere yuko tujya ku byo ariko dukosore ndano bajye bumva twavuza abasazi siko bivugwa yenda ryo ducika ni uburwayi bwo mu mutwe umuntu bana n'ubugari dukosore mu mutwe so rero dukomeje hari ikintu ndi kwibaza ubushinjacyaha bwagiye busabira igihano Mukangenzi Oliva kijyanye n'igihano cya burundu ndetse n'uyu Nsengiyumva Evariste nawe bamusabira igihano cya burundu baranababaza bati kuba musabiwe igihano cya burundu murabivugaho iki abari Nsengiyumva aravuga ati yewe sinigeze nica ntabwo nigeze nica ntabwo ibi bintu rero byo gukatirwa burundu rwose ndasaba kurenganurwa Oliva bamugezeho bamutunze mikoro agaruka muri bya bindi ati ngewe rwose ibintu byanjye umuryango wanjye niwo birimo ariko buriya Ushizeho yanabwiye ko ngo musaza we ngo nufite ngo ibyango hari ikintu nigenda nibaza ko mbona Oliva azakomanyiza na musaza we ahubwo musaza we naba bavukanye n'abavukana nawe nimba ari abantu basinye ku nyandiko koko ijya kumusaba kujya kumukoresha ku checkinga bakareba niba umuryango warabyanze ko umunyamategeko yabikoze ko ntago ndabibona ariko nimba ibi bintu byarabayeho
haba harabayemo ikibazo kindi kiri aho ku ruhande kuko uyu mudamu muri historic background zenzi n'amateka ye namwe nagiye mbasha gukurura make nakuruye nuko n'ahantu yakoreraga cyangwa se mu nce yagendaga akoreramo ko yabigarutse ngo yari afite amaduka n'iki abaturanyi bamwe bari banari hano nagiye mbabona abo yagiye abangamira kenshi abamenera ibintu bamwe n'abakubitiye abatera ibintu bakanakomereka bakanarega ndetse umudamu arafungwa mu gufungwa kwe biba ngombwa yuko aza kugeza igihe akajya afungurwa batazi nuko yafunguwe bakavuga ngo habaye tekinika hagakorwa icyaha kijyanye no kwita no komeretsa icyaha ntagikurikiranweho ibyo bintu bikabaho sinize kumva bavuga ngo ari igihe yashatse no kwicira umugabo babanaga donc ni amakuru twagendaga twumva mu iperereza twagiye twikorera twego bwacu mu nkuru twagiye dukora tubaza abaturage bagiye baduha amakuru ye batubwira ko hari n'indi myitwarire mibi yagenda agaragara n'inzego z'ibanze zirimo aho yakoreraga yaba aho yaratuye amakuru aravugwa yuko hari byagiye bigaragara byakorerwagamo harimo nk'uko yakubitaga abantu bamujyana bamwe akabita amazina atariyo harimo mu baturanyi aho yigeze kubivuga ko yigeze no kuroga umwana w'umuturanyi ngo yagiye kumusaba bagiye kugura amata amuhereza Tiyoda. Yego. Ayo ni amakuru yose twagiye dukura mu baturage cyangwa twagiye twumva so nkavuga ni rero nk'umuryango kuki ibyo bintu batabitekerejeho kera agikora utwo tudega twose ngo bamusabe ko bamujyana muri Karayesi Ndera bajye kumupimisha bikaba bijubu ikindi hari ikintu ubushinjacyaha kibazo yabashakira komeye hari ikintu ubushinjacyaha bwagarutseho ubushinjacyaha bwavuze buti uyu muntu ashobora kuba yahura n'iki kibazo nkuko bari kubisaba ariko bikaba byarabayeho kubera amaraso y'umwana yamenye amaraso akaba yaramugarutse bikamutera n'iyi trauma ese koko ubushinjacyaha ibyo buvuga na parike ibi bintu bifite aho bihuriye n'ukuri kuko abantu babitekereza abaturage kuba urubanza rwabereye mu ruhame batangaga bavuga bati ibi bintu biri kuvugwa ntabwo ari byo biriya bintu by'ubufana mu rukiko ko se baba baje mu ruhame kuko umuturage mubwiye ikintu nta nubwo baba bazi ibyo ari byo bagira amarangamutima na perezida w'urukiko yavuze ati mureke amarangamutima kuko yabibona ko ari amarangamutima kuko uriya mwana yishwe nabi niyo mpamvu bagiye babigarukaho gusa icyo twabonye ni uko twamaze kubona yuko ubushinjacyaha ibyo bwasabye na parike cyangwa se urukiko bavuze ko bagiye kwicara bagasuzuma mu bushishozi bwabo bakagaragaza nimba yajya gupimishwa cyangwa se yakora iki ndetse umucamanza anagaragaza yuko mu isomwa ry'urubanza ruzasomerwa hano n'ubundi mu ruhame nk'uko bari no mu hamwe rukazasomwa tariki zingahe 23 za kuno kwezi n'undi turimo hazaba ari kuwa gatanu ku isaha n'ubundi abantu mwese bo muri bakurikiye Impanuro TV ndetse na Day to Day TV mugomba kuba muri aho kagari ka Kagenge niho bizasomerwa tuzaba duhari tuzabibagezaho ikindi nsoza indishyi z'akababaro nasabye ku mutima wanjye nasabaga yuko hari icyo Ariyeta aza kuvuga ku bijyanye n'indishyi yabivuze bamubajije bati indishyi z'akababaro urabivugaho iki asobanura ingingo zose ati miliyoni 50 abaturage bose bararebana bati butaye n'amafaranga make cyane turwo n'urusendo ufashe uwo mwana wari kuzakuriza indege Ariyete we ubwo aravuga ati yatangiye avuga ati n'ubundi nta cyangarura umwana wanjye niyo bampa ibingana gute nta cyagura umwana wanjye aravuga ati ndashaka ibishobora kubyara ibyo na spendinze byibuze nzabigaruze iki kintu nicyo cyabayeho so rero bivuze ko nimba ari uko bimeze ikigiye gukorwa bo urubanza ruzaba ku itariki 23 nibwo ruzasomwa tukumva icyo urukiko ruzaba rwamaze kugira gute kwanzura bivuze ko reka dutegereze turebe icyo urukiko ruzanzura kandi abaturage namwe mwitegure kuko Ariyete azahabwa ubutabera bose buri wese azahabwa ubutabera by'umwihariko hari bavuze ati Evariste akwiye ubutabera Oliva we yavuze ngo narenganurwe anasabwa yuko iduka rye yasize ku munsi yacuruzaga miliyoni 2 ngo na magana ngahe ako se umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi izo miliyoni 2 yazicuruzaga gute kandi afite ikibazo umutwe yaraza amafaranga ajya gukorera ku munsi yavuze ko hari n'amazu ngo hari n'ibibanza kandi koko ibyo bintu na mama w'u Rwagasaba baje gukora inkuru bivuga ko hari amazu ngo n'ibibanza ngo byabaruwe kuri murumuna w'umwana wa mukuru we ngo ndetse ngo uwo mwana wa mukuru we ngo Oliva agahita kuri izindi nyandiko mu kwa noteri zigaragaza yuko baguze n'uwo mwana wa mukuru we urumva ibyo bintu by'itekinika kugira ngo nihabamo ibyo gutandukana ibya gatanya azagira imitungo yegukana ndetse nihabaho n'ibyo kugira ngo indishyi z'akababaro zikurwe mu bye bitazagaragara
ariko urukiko ruba rubireba izo metasiyo zagiye ziba twebwe ntabwo turi ubushinjacyaha twebwe ntabwo twebwe ntabwo turi ubushinjacyaha ikindi twebwe ntabwo turi abapima abafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ko turabanyamakuru reka tubiharire abo bireba twebwe icyo twashaka kugira ngo tubwire abari kudukurikira ibyabereye hano mu rubanza rwabereye mu ruhame mu kagari ka Kanyinya mu murenge wa Mayange kandi ndizera ko twabashimira. Reka tubashimire cyane n'ibindi biganiro tugenda tubikurikirana day to day. Impanuro TV turabakunda cyane, Imana ibarinde, bye. Reka tubashimire cyane by'umwihariko mu bantu bose badukurikiye muri kino kiganiro turimo turakora ku nkuru zacu tugenda tugarukaho. Tubashimire cyane. Hari umwe mu bari bitabiriye iri buranisha twifuje kuganira nawe, tumushimire ku kanya keza aduhaye. Mama, amazina yawe witwa nde kugira ngo wenda natubwire gatoya uko iri buranisha uryakiriye ku ruhande rwawe? Amazina yanjye nitwa Iteka Belize. Yego, hano hantu hamaze kwera iburanisha ryaburanishwagamo Olive, ni umwana wa hano wakuriye muri kano gace, ndetse na Evariste wakoraga umwuga wo gutwara abantu n'ibintu ku igare. By'umwihariko iburanisha waribonye gute ku cyaha bakurikiranweho cyo kwica uriya mwana, ndetse by'umwihariko nibyo urukiko nibereye mu rukiko wabitubwiraho gute ku ruhande rwawe? Ngewe uruhande rwanjye nabonye ko umwanzuro bafatiye Olive niwo bwa mbere byari byatubabaje kumva bavuga ngo yarasaze ngo yambara ubusa iki n'ibiki. Ibyo bintu twari twabihakaye ntabwo twari kubyemera. Niba mbere yaho akora icyaha tutarigeze tubona asara kandi ari umuturanyi wacu, cyangwa se ngo tube tuzi ko afata imiti ndera, ntabwo icyo kintu bari kukitubwira ngo tucyumve. Nta nubwo twari kumva neza yuko ibyo yakoze byaratubabaje. Uriya mwana yishe yanganaga n'uwanjye, yari afite imyaka 4, uriya wanjye afite 4. Urumva ko bangana, yari afite ejo hazaza. Kuba umuturanyi yaza akakubwira ati mfatira umwana ndamugusigiye, warangiza aho kugira ngo umufate nk'umuntu duturanye nk'ubona gutya nkamusigana n'abawe nkasanga wamwishe, kandi twari dusanzwe tuzi kuri muzima, ntago nafata umwana ngo musigire umusazi cyangwa umurwayi wo mu mutwe. Ibyo bintu wabikora ari wowe? Ntago wabikora. Rero niyo mpamvu twavuga birangiye ngo pana umushinjacyaha uramwavoka wiwe yaravuze hari abatojwe no kubatera amabuye, ariko buriya umushinjacyaha yavuze ni ryanyaryo. Na rura mwanzuro bafasha wo kumukatira urumukwiriye, twebwe nk'abaturage twabyishimiye. Kumukatira burundu urumva bihagije gusa wowe ni nk'icyo gihano mwumva genda cyaba nk'igihano? Ntabwo byari bihagije. Numva igihano umva cyakakwiriye kugira ngo wenda mwumve muvuga ati kino gihano byibuze bihuriyemo. Reka nkubwire nuko ikosa ridakosorwa irindi, ariko numvaga rwose kuba bamukatiye ntago byari kuba ari byo. Burundu ntabwo ibanyuze? Oya, ntago tunyuzwe. Nukuri kw'Imana ntago tunyuzwe. Agiye kubaho neza ry'amasinzire, umwana yarapfuye ntazagaruka, kandi umwana yanganaga nabiwe. Bira rero Mana simbizi, nuko nyine nta muntu wakwifuza ikibi ngikosa rikosozwa irindi, ariko ibyo bamukatiye nabyo ntacyo twanyuzwe. Yego, reka tugushimire cyane. Sinzi yenda niba hari ikindi kintu wenda wabwira abantu bakurikiye kino kiganiro kuri aya makuru kenshi yakunze kugaragara muri bice bya Mayange, Bugesera muri rusange, by'imfu za hato na hato ziturutse ku bwicanyi nk'ibi ngibi. Yenda cyo murakivuga y'icyo abantu Bugesera twumvishe mu mwaka washize habaye impfu nyinshi cyane ziturutse ku bwicanyi. Urabona ko n'urubanza rwari rugiye kuburanwa ariko rurasubitswe kubera impamvu z'urukiko. Ibi bintu murabivuga y'icyo abantu mutuye Mayange ko ni usiyo namanye muri Bugesera muri rusange ni ikintu gikomeye cyane kandi gikunze kugaruka cyane, murakivuga iki? Twebwe urebye ko kino kintu mu murenge wacu n'ubwa mbere kibayemo, najyaga numva ibi bintu nkumva ni ibintu bibera ahandi hantu kure tutazi, nkumva ni no kubeshya, ni nk'inkuru abanyamakuru babikoreye kugira ngo babone ababakurikirana, ariko naje gusanga bibaho. Muri iki gihe ndi kubona impfu zarabaye nyinshi, abantu bari kwicana. Niba ari urukundo ruke mu bantu rusigaye ruriho, niba ari umururumba w'ibyisi buri wese avuga ati ntera imbere, sinzi ikibiri kubitera, gusa ndi kubona kenshi biri guterwa nuko urukundo rwabaye rukeya mu bantu. Abantu bakundane. Turagushimiye cyane. Abantu bakundane. Tugusanze nawe hano wari wamwe mu bantu baje kwitabira iri buranisha byari kurerwamo mugenzi wawe n'umudamu Olive, by'umwihariko kuko nawe tube ko wari umunyonzi. Ubundi uyu Kazehe cyangwa se Evariste
mwarimo banye gute yari muntu ki muri rusange mu buryo twari tubanyemo twari tumuziho yari umunyonzi mugenzi wacu yego ariko ikindi yari umunywi w'inzoga ziraza no polisi nawe yazinywaga na energy se cyangwa yanywaga ibyuma ikindi twari tumuziho yari umujura muri koperative nuko natwe twamushakishaga ngo tube twamufata twaramubuze yari umujura hari amakese runaka yaba yaramufashe cyangwa nuko ari bya bintu ngo umuntu ikintu cyabura ariko ubwanjye nahigereye barimo bamushinze uwamuhaye amafaranga 5,000 ngo ajye kumuzanira amata amugira umusazi twese duhari hari uwamuhaye umuceri nawe yarawutwaye agafuka na litiro 3 z'amavuta ibyo byose yarabitwaye twebwe ubwacu baramuturegera nka koperative turamushaka turamubura nyuma yaho nibwo twagiye twumva ngo yafatanije n'uramudamu kwica uriya mwana kubera ko yarasanzwe yaryamana nawe ubwo natwe mu gihe twamushakishaga ngo tube twagira ibyo tumukurikiranaho nk'umunyonzi mugenzi wacu nibwo twahise twumva niyo kese ko yishe yafatanije nawe ariva kwica umwana yenda iby'ubujura ibyo kuba yenda yagera aho ashobora kuba yakora ikintu cyo kumena amaraso afatanyije n'uriya wiba yenda hari icyo mwaba mukiziho cyangwa se hari amakuru mugifite natandukanye n'ibyo twabumvishe mu rukiko cyangwa se n'ibyo abandi bantu bavuga yo kuba yarafatanije n'uriya kwica umwana cyangwa yenda iyo ngingo yaramurenganura ingingo yakagombye kubimufata nuko muri iryo joro umwana yapfuyemo bari biriwe basangira inzoga yego izo za noburisi za noburisi ni ibyuma rega n'inzoga zitwa ibyuma ariko ubwo ni noburisi n'abantu batazi ibyuma myengo inzoga yitwa noburisi ari nayo Oliver ngo yanyoye n'uwo ngo basangiriye mu rugo cyangwa basangiriye mu kabari Mayange ari bwo Oliver yaravuye Nyamata bahurira i Mayange bahita bajya kunywa ibyuma uyu mubyeyi kurana tuga ati igihano cya Bruno gihagije ahubwo bakagombye nayo kumuhereza imbwa zikamurya bakamukaranga imbwa zikamurya wowe igihano wumva cyagagombye gukwirwa ni iki yenda kubera ko nyine twe dufite ubutabera yego buhereye abanyarwanda yakabwiye guhanishwa igihano gisumba ibindi mbese nta cyagarura uriya mwana ariko nahanwe by'intangarugero ubutabera nabwo bukora akazi kabo ibivuga ko Oliver bafite urwego mu twene nkaho umuzi ugize ubona hari igihe yenda yagize agaragaza ibyo bimenyetso byo kwambura ubusa cyangwa se kuba yagira ibindi bintu runaka byaba byarabaye bigaragaza ko yaba afite ubwo rwego mu mutwe ubwo burwayi bwo mu mutwe ntabwo yari afite kuko ngitumaranye imyaka igera muri 7 muzi nta kimenyetso na kimwe nta na kimwe yacuruzaga buri kimwe cyose yagikoraga neza agatifite zose ubuzima bwagendaga neza icyo kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe twumvise natwe twacyumvise ubu yego hari murakoze cyane sa namwe murakoze